Nongeye kuguha ikaze uhitamo kubana natwe umunsi ku munsi ukemera gukurikira ibiganiro byacu ukabitega amatwi, mbese ukaba inshuti y'akadasohoka kuri twebwe. Uyu munsi rero tugiye kongera turebere hamwe umwe mu migani nyarwanda, umugani witwa uburyarya bwa Bakame. Turaza kurebera hamwe uburyarya bwa Bakame igice cya mbere ndetse n'igice cya kabiri. Nk'ibisanzwe mugiye kubana nanjye Bayizere Colette. Nk'uko twabivuze tugiye kurebera hamwe cyangwa se twumve umugani witwa uburyarya bwa Bakame igice cya mbere ndetse n'icya kabiri. Ndakurarikira wowe tugiye kubana muri kiganiro kugira ngo niba utarakora subscribe ubanze uyikore, kandi nawe wayikoze waduha like, ukaduha comment, ukanasharinga bagenzi bawe kugira ngo ibiganiro byacu bigere kure. Aho ngaho rwose waba udufashije kuzamura channel yacu. Tudatinze rero reka dutangire n'igice cya mbere kivuga uburyarya bwa Bakame. Dutangire n'igice cya mbere. Kera izuba ryaracanye, imigezi irakama, nuko inyamaswa zose ziraterana zijya inama yo gushaka uburyo zafukura iriba rirerire zigira ngo none zagera ku mazi. Inyamaswa zose zirabyemera uretse Bakame yavuze ko nta mbaraga yifitiye. Umwami w'ishyamba hamwe n'ibyegera bye byemeza ko iryo riba niritungana zizajya zijya ibihe byo kuririnda kugira ngo zitahure uburyarya bwa Bakame. Iriba rirafukurwa rigira amazi meza cyane kandi afutse. Bukeye Bakame igira inyota maze gushakira igicuma cyuzuye ubuki, ijya gushaka amazi yo kunywa kuri rya riba. Ubwo yari uzi uko iza kubigenza. Muri izo nyamaswa rero impyisi ikaba ariyo yagombaga kurinda rya riba. Bakame irakuzira isanga impyisi yahageze kare yicira isazi mu jisho, kuko yari imaze kurambirwa no gusonza. Irabuka Bakame irayibwira iti, cyose Bakame, aho nufashwe ugejejwe aha n'iki? Niwavuze ko wamugaye? Bakame irayisubiza iti, aho nugira ngo nkeneye amazi yawe, humura nifitiye ayanjye arusha ayanyu kuryoha. Impyisi yumva igize amatsiko maze ibwira Bakame iti, mase nsomeho numve. Bakame ihereza cya gicuma irayibwira iti, akira maze uyumvira ukuntu amazi yanjye atagira aho ahuriye n'ayanyu. Impyisi irakira, isomyeho iravuga iti, araryoshye cyane koko. Iragotomera ikurikirana uburyohe, igicuma iragikonoza maze umusinzi atembagara aho ngaho. Bakame ibonye ityo yegura igicuma cyayo iravoma, imaze kuvoma iriyuhagira, irangije irayatoba. Mbese yatoba cyane kugira ngo yerekane ko itwaye za nyamaswa agahigo, nuko irigendera. Impyisi aho ikangukiye isanga Bakame yandurutse, amazi yayahinduye ibiziba. Nuko Bihehe ijya kubitekereza izindi nyamaswa maze zirayitunganya cyane zigera ziti, nta kamaro kawe. Impyisi nayo iti, ngaho namwe nimwigireyo, muzaba mureba ukuntu aka kagabo ari akanyaryenge kandi gafite amazi meza kayaguha ngo unyweho basinzirirako. Ariko izasimbuye ya mpyisi ntizashoboye kuyirusha ubutwari. Imwe gusa muri zo niyo yashoboye gutahura uburyarya bwa Bakame, nyamara zose zarayisuzuguraga zikayinegura ingendo n'uko iteye. Igice cya mbere naho ngo kirangiriye, reka dukomeze n'igice cya kabiri. Uburyarya bwa Bakame igice cya kabiri. Akanyamasyo muzi ukuntu kagenda gasodoka,
ariko karakugendeye gakururuka, kageze ku iriba kihisha mu mazi. Bakame uko yakamenyereye iraza no ku iriba yihamagaza ubusa, igira ngo irebe ko hari indi nyamaswa yaba yaje kurinda amazi. Ibonye ntayo, iriba irarishoka ibivome nk'uko bisanzwe. Iratangira iravoma, akanyamasyo kaba kayisingiriye akaguru, karayikomeza karayijyana n'imbere y'umwami w'ishyamba. Inyamaswa zose zirakorana, inama imaze kuyinoza, Bakame icirwa urubanza rwo gucibwa umutwe. Ubwo ariko mbere yo kwica umutwe zagombaga kuba ziyiboshye kugira ngo itabona uko icika. Mu gihe zigishaka umugozi ukomeye, Bakame irazibwira iti, mbese ubwo murihuriza iki ubusa? Mwazanye kariya kavovo ntigahagije? Erega ntabwo Bakame nduhije rwose. Izindi nyamaswa ziti, koko Bakame utubwiye ukuri. Nuko zireba akavovo k'insina maze zirakayibohesha. Hashize umwanya izuba rimaze gukomera, akavovo karuma. Nuko Bakame imenya ko igihe cyo gucika kigeze, itangira kwibohora. Inyamaswa zari zirinze zirayibaza ziti, ko turuzi wihotagura, tukumva n'ako kagozi gaturagurika, ubwo uri mu maki? Bakame irazisubiza iti, ntibibatangaze, ubu nangiye gusamba, mu kanya murabona ntangutse. Nuko zimaze kwizera ko Bakame itagishoboye gucika, zitangira kwiganirira. Mu gihe zikibereye mu kinwanwa, Bakame akagozi iragakutura, isimbuka rimwe nk'umurabyo irazimira pe. Inyamaswa ngo zikebwe zisanga Bakame yagiye kera, zisigara zimanjiriwe, naho Bakame yisangiye nyina mu ndiri yayo. Mwiyumviye ukuntu rero Bakame ari inyaryenge, ukuntu yarushije ubwenge izindi nyamaswa zose zo mu ishyamba. Umugani wacu rero ni ahangaha urangiriye. Ndagushimira wowe wakurikiranye uyu mugani ukaba ugeze ku musozo. Inkunga yawe ni ingenzi kuri twebwe, kandi nagushishikariza nimba utarakora subscribe ukayikora kugira ngo utazacikwa n'ibiganiro tujya tunyuzaho kuri iyi channel. Kandi nawe wayikoze nagushishikariza gukanda kuri like kuko natwe turabakunda. Kandi nimba wifuza ko hari undi mugani twazakubwira cyangwa se ikindi gitekerezo, wadusangiza muri comment. Ikindi kandi niba wifuza ko ibiganiro byacu byagera kure n'abandi bakabimenya, mbese channel yacu ikabasha kuzamuka, nagushishikariza gukora share, ugasharinga inshuti zawe, amagroup ubamo, ndetse n'ahandi hose uhurira inshuti zawe. Ndagushimira.